Mwaramutse, ntangiye ino audio nsa n'useka bitewe n'ikiganiro Kristo yagiranye n'intumwa ze mu gice cya 11 cy'ubutumwa bwiza bwa Luka niho tugisanga, bamubwiye kubigisha gusenga, arangije ababwira mu mugani umuntu wari ufite inshuti ye maze akajya kuyisaba ibyo kwakiriza umushyitsi. Iyo nshuti itabyemeye ngo akomeza gutitiriza. None arangije aravuga ati ariko ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, mwumva Imana yabura kubaha ibyiza? Nagize ikibazo ndavuga ngo ese ibyo ntafite birimo biraturuka kuri iyi kosa? Ese ni ibiki nkwiye gukora? Birashoboka kandi ko nawe waba ubyibaza. Ubundi rwose hari igihe dusenga twizeye tukumva twasunitse, tukumva twashwanyaguje, tukumva twaribase, tukumva twahambye, tukumva twirukanye, ariko ntitubone igisubizo mu buryo wenda twari dutegereje ako kanya. Kandi mu by'ukuri Bibiliya ni nako itubwira. Ariko se mu gihe bigenze bityo ni igiki nakora? Mu gihe bigenze bityo ni igiki wakora? Reka twumve aba baririmbyi inama batugira. Mu by'ukuri rero ubundi gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho, gusenga bikwiye kuba ibikorwa bya buri gihe. Hari umwanditsi w'umuhanga, umuvugabutumwa wavuze ngo ntazamara iminota 20 apfukamye asenga, ngo ariko kandi nta nubwo azamara iminota 20 atarasenga. Bivuze ngo gusenga ni igihe cyose, ni ubuzima bukwiriye umuntu. Niho rero Pawulo yanditse ngo musenge ubutitsa. Reka twongere twumve aba bakozi b'Imana, abavugabutumwa mu ndirimbo uko batubwira nanone ibihe byo gusenga. Si ikibazo cy'aho wasengera, oya, ahubwo gusa reka gusenga, gukomeza gusenga bibe imibereho yanjye, bibe imibereho yawe. Kandi nibidakoreka ako kanya ntucike intege. Hari igihe nanone kandi bizadusaba ko twiyiriza ubusa, kuko Yesu yaravuze ngo nta kindi gikuramo abadayimoni bananiranye keretse kwiza ubusa no gusenga. Ariko mu buzima busanzwe reka dusenge, dukomeze twiringire Imana. Hanyuma rero gira umunsi mwiza, wowe n'ibyawe n'abawe, kandi umwuka wawe, ubugingo bwawe n'umubiri wawe mbisabiye kurindwa. Hanyuma Imana iyo soko yo kwizera nikurebe neza, nikingura ijuru kubwo kuyiringira, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen.